iyo ushaka kwihagarika iryo tegeko ntushobora kurigomera, iyo ushaka kujya kwituma iryo tegeko ntushobora kurigomera, iyo ushaka gusinzira iryo tegeko ntushobora kurigomera, iyo ushaka kurya iryo tegeko ntushobora kurigomera, iyo ushaka kwayura iryo tegeko ntushobora kurigomera, iyo umubiri wawe usheshe urumeza ntabwo iryo tegeko ushobora kurigomera. Ibyo byose bibaho bitewe n'uko hari icyo umubiri urimo ukwishyuza. Nongeye kuguha ikaze inshuti muvandimwe, wowe utega amatwi ibiganiro tugutegurira kandi ubikunda cyane. Ngusabiye umugisha uva ku Mana yacu. Yesu akugirire neza. Nk'uko bisanzwe nitwa Muganga Kayitare, kandi nejejwe cyane nuko tugarutse mu bindi biganiro. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo ibintu bine wakora kugira ngo indwara ikire vuba. Ubwo rero ntucikwe, kandi ndagusabira cyane kugira ngo n'ibindi byigisho waba waragiye wiga ushobora kugira ubumenyi ariko utabushyira mu bikorwa ntibigire icyo bikumarira. Mbere y'uko dukomeza, mbanze nsome isomo hano muri Bibiliya, muri Zaburi ya 34 umurongo, Zaburi ya 34 umurongo wa 4. Haravuga ngo mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Umurongo wa 5, nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Aya magambo ndashaka kuyagutura wowe uneza amatwi. Dawidi yaravuze ati mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, mufatanye nanjye gushima Uwiteka, mufatanye nanjye gushyira hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza. Mbese ubwo buhamya nawe urabukeneye? Niba ubukeneye, reka dukomezanye muri iki kiganiro dusenga. Mana yacu, Mwami wacu, turagushimye cyane kubw'uyu mwanya twongeye gushyira hejuru izina ryawe, tugushimira ibyiza byose wadukoreye, kandi tugushimiye uburyo twitaho. Uhabwa icyubahiro mu byo tugiye kuganira na buri muntu wese uneze amatwi kandi undeba. Ndakwinginze kugira ngo bitugirire umumaro, cyane cyane atari umumaro wo muri iyi si, ahubwo bidutegurira kuzabana nawe ubuziraherezo. Reka umwana wawe wese turi kumwe muri iki kiganiro akugirireho umugisha mu byo tugiye kwiga, kandi bihinduke nk'umurasire w'ibyiringiro, aho ibyiringiro byabuze, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe, dusanzwe tugira ibiganiro tubategurira byerekeranye no kwitungira amagara mazima. Tubigisha imiti itandukanye dushobora gukoresha yoroheje twivura, cyangwa se uburyo runaka dushobora gukoresha twirinda indwara. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bine wakora kugira ngo indwara ikire vuba. Ibyo bintu ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ukumenya inkomoko y'uburwayi. Ukwiriye kumenya inkomoko y'uburwayi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Buriya abantu benshi bumva nyine gusa indwara narwaye, ariko ntibafata umwanya ngo bayitekerezeho, basuzume neza ese uburwayi bwatangiye gute, byagenze bite kugira ngo ndware. Iyo usuzumye neza ubuzima bwawe ukareba inkomoko y'uburwayi kandi ukayimenya, gukuraho uburwayi biroroha cyane. Urugero, ushaka kurwara uburwayi bw'umutwe, warangiza ukikorera isuzuma ukibaza se mperuka kunywa amazi, ese nasinziriye neza, ariko se buriya nariye ibyo kurya bimeze biti. Ni urugero mbahaye. Ushobora kurwara mu nda ugakurikirana uko ibintu byatangiye. Icyo ni ikintu ntabura kugushishikariza wowe inshuti muvandimwe, kubera yuko kumenya inkomoko y'uburwayi nibyo byonyine bishobora gutuma ukira. Umuhanga Ernest Schneider yaravuze ngo kumenya uburwayi aho bukomoka uba umaze kubuvura ibice 50%. Kubera yuko nyine kubuvura biroroha bitewe nuko uba wamaze kumenya inkomoko y'ikibazo. Bibiliya ihamanya nibi neza yuko
indwara ari inkomoko yo kwica amategeko y'Imana. Iyo urebye mu Kuva igice cya 15 umurongo wa 26 havuga neza yuko abantu baramutse bitondeye amategeko y'Imana nta ndwara zishobora gupfa kubafata, kandi byari umugisha ku Bisirayeli. Abisirayeli bari barahawe umugisha wo kugira amagara mazima kubera kugendera mu mategeko y'Imana. Amategeko y'Imana arimo imigabane itandukanye. Hari amategeko twese tuzi yanditswe ku bisate bibiri by'amabuye, hakaba n'amategeko y'ubuzima. Ayo mategeko y'ubuzima nayo ni amategeko y'Imana, kandi kwica ayo mategeko mu by'ukuri ni kimwe no kwica amategeko y'Imana. Reka rero turebe iri hame uburyo umuja w'Imana Ellen White yavuze ibiryerekeye. Yaravuze ngo kwica amategeko y'ubuzima bwacu bigaragara mu kuri nk'icyaha nk'uko bimeze mu kwica amategeko 10 y'Imana. Gukora kimwe muri ibyo no kwica amategeko y'Imana. Abagomera amategeko y'Imana babikorera mu mibiri yabo bazaba banabasha no kugomera amategeko y'Imana yatangarije ku musozi Sinayi. Aya magambo aboneka mu gitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya, page 121, akagingo kwisubi ya 9. Ni mu gitabo cyo kuri internet PDF, page 129 isubi ya 9. Menya neza yuko kwica amategeko y'Imana bihwanye neza no kwica amategeko y'umubiri, no kwica amategeko y'umubiri bihwanye no kwica amategeko y'Imana. Niba utarubizi, zirikana yuko amategeko y'Imana kuyica bikuviramo indwara. Muri iki gitabo kandi ku ipaje 116 yaranditse ngo umuremyi w'umuntu yatunganyije neza imashini y'imibiri yacu. Buri rugingo rukora rwaremwe mu buryo butangaje kandi bw'ubwenge, kandi Imana ubwayo yasezeranye kwita kuri iyo mashini y'umubiri ituma ukora neza igihe cyose umuntu yubahirije amategeko yayo kandi agakorana n'Imana. Imana yatunganije neza iyi mashini y'umubiri wacu. Iyi mashini y'umubiri wacu Imana yayihaye amategeko agomba kuyigenga. Reka tuvuge yuko uruganda rwakoze imodoka. Urwo ruganda rumaze gukora imodoka rushyiraho amabwiriza n'amategeko agenga iyo modoka. Uramutse unyuranije na kimwe mu byo urwo ruganda rwavuze, iyo mashini ishobora guhita ipfa. Ntabwo wafata imodoka yagenewe gushyirwamo mazutu ngo nurangiza uyishyiremo essence. Ntabwo wayishyiramo amazi ahatagenewe ngo izagende. Niko Imana yaremye umuntu maze imuha amategeko agomba gukurikiza, kandi kwirengagiza rimwe muri ayo mategeko bivamo ingaruka y'uburwayi. Kuri iyi page 116 muri iki gitabo baranditse ngo buri tegeko riyoboye imashini y'umuntu rigomba kwitabwaho nk'itegeko ry'Imana kubw'inkomoko yaryo, imico n'akamaro k'ibyo tubona mu ijambo ry'Imana. Igikorwa cyose cyo kutita no kudaha agaciro gukoresha nabi ayo mategeko y'umubiri w'umuntu ni ukwica itegeko ry'Imana. Indwara nyinshi ziterwa no kwica amategeko y'Imana, kandi kwica amategeko y'Imana bituviramo kwisanga ahantu habi cyane. Uyu munsi wa none uramutse usanze umuntu wiyangije akoresha ibiyobyabwenge, ubuzima bw'akabugeza ahantu mu kaga, aho kubugarura bigoye, ushaka kumubwira uti noneho kosora aya makosa, numara kuyakosora uraza gukira. Akumva wenda uramubeshya, ariko uwo ni wo muti nyakuri. Ku ipaje 116 n'ubundi muri iki gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya baranditse ngo tubasha kwitegereza kandi tugatangarira umurimo w'Imana ugaragarira mu byaremwe, ariko igitangaza gikomeye tugisanga ku mubiri w'umuntu cyangwa mu mubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu uremwe mu buryo butangaje. Dawidi amaze kubibona muri Zaburi 139 yaravuze ati ndagushimira ko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Ku ipaje 115 muri iki gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya baranditse ngo Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri nk'uko ariyo yashyizeho amategeko 10. Yandikisha amategeko yayo urutoki rwayo bwite, yandika kuri buri mutsi, buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu.
buri mutsi, buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu yabyanditseho amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ayo mategeko atuma habaho icyo twita body language, ururimi rw'umubiri. Umubiri ukakubwira ibyo wowe ubwawe ubura cyangwa se ukeneye. Iyo ushaka kwihagarika, iryo tegeko ntushobora kurigomera. Iyo ushaka kujya kwituma, iryo tegeko ntushobora kurigomera. Iyo ushaka gusinzira, iryo tegeko ntushobora kurigomera. Iyo ushaka kurya, iryo tegeko ntushobora kurigomera. Iyo ushaka kwayura, iryo tegeko ntushobora kurigomera. Iyo umubiri wawe usheshe urumeza, ntabwo iryo tegeko ushobora kurigomera. Ibyo byose bibaho bitewe n'uko hari icyo umubiri urimo ukwishyuza. Mbese ni gute ushobora kugomera ayo mategeko ugasigara uri muzima? Niba umubiri ugutegeka ko ugomba kuruhuka ukabyanga, byanze bikunze uwo mubiri uba uzahura n'ibibazo. Rero kugira ngo tubyumve neza nuko tugomba kurebera ibyo bintu mu ndorerwamo y'ibitubaho, nk'uburyo bwo guhumeka, guhumbya, kwinyagambura, kwayura, gusinzira, gusonza, gushaka kwituma, gushaka kwihagarika n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose ni amategeko atwubatsemo, kandi kuyagomera cyangwa se kutayumvira bitugiraho ingaruka. Ikindi kintu cya kabiri tugomba kwitaho cyane kugira ngo indwara ikire vuba, ni ikintu gikomeye cyane, ni ugutandukanya indwara n'ibimenyetso. Ugomba gutandukanya indwara n'ibimenyetso. Byinshi mu bintu bitubaho ntabwo mu by'ukuri aba ari indwara, nubwo bitubabaza, urugero nko guhinda umuriro, kuruka, guhitwa, kugira isesemi n'ibindi byose, kubabara umutwe, ntabwo ibyo ari indwara. Akenshi biba ari ibimenyetso by'indwara. Kugira ngo tubyumve neza, ugomba kumva ko ibimenyetso by'indwara twibonaho nk'ububabare, uburibwe, kuruka, kugira umunaniro, guhitwa, kugira isesemi, atari byo ndwara, ahubwo ibyo ni ibimenyetso by'indwara. Ndetse ubundi ibyo bibaho nk'ikimenyetso cy'uko umubiri urimo kurwana n'indwara. Icyo dushobora kwita ngo symptoms of disease is our body's effort to recover. Ni ibimenyetso by'uko umubiri wawe urimo wirwanaho ngo ugaruke mu buzima bwawo busanzwe. Ibyo byose ntabwo bitubaho ari byo ndwara, ahubwo ni ibimenyetso by'indwara. Amwe mu mavuriro, ndetse menshi mu mavuriro akoresha convention medicine, ubuvuzi bwa kizungu, bavura ibyo bimenyetso, ariko ibyateye izo ndwara ntibabivura. Icyakora kubera yuko Imana yaremye iyi mashini y'umubiri mu buryo butangaje, hari igihe bwa budahangarwa Imana yaturemanye bwo burwana bugahangana nyine na cya kibazo kikazakira, kubera yuko n'ibimenyetso cyari cyateye byagize gute, byavuyeho, wowe ukagira ngo ni bwa buvuzi bwakuvuye. No, ntabwo ariko bimeze. Ugomba gutandukanya ibimenyetso by'indwara n'indwara. Niba wumva umutwe ukubabaza, ntukibwire ngo urwaye umutwe, hari ikibazo kiri mu mubiri wawe. Ugomba kubanza kumenya se wasinziriye, ugomba kumenya se wariye neza, urituma neza, ugomba kumenya ikiruhuko ukeneye uragifite, ubuzima bwawe bumeze bute, mbere yo kujya gushaka za paracetamol, actions n'izindi. So ugomba kumenya neza yuko kugira ngo ukire atari ukuvura ibimenyetso by'indwara, ahubwo ugomba guhangana n'indwara ubwayo. Kenshi rero ibyo bimenyetso kugira ngo ubibone, ikibazo kiri mu mubiri wawe, biba bisaba ko ugikurikirana. Hari n'igihe wowe ubwawe utabyimenyera, bikaba bisaba ko ujya ku ivuriro hagakorwa ibizamini kugira ngo koko indwara iri mu maraso, iri mu nkari, iri hehe, imenyekane, noneho ivurwe, aho kugira ngo uvure ibimenyetso by'indwara gusa. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kumenya ni ugukosora amakosa no kwisubiraho. Benshi bihutira kujya gushyira ubuzima bw'abaganga no kugura imiti mu maduka acururizwamo imiti, ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi bashobora kwikosorera bo ubwabo. Niba umwana ahitwa,
niba umwana aruka, niba ahinda umuriro, utekereza yuko ikintu cyihutirwa cyane ari ukujya n'umwana kwa muganga cyangwa wo kujya kwa muganga? Yes, jyayo, ariko niba udakosoye amakosa atuma ibyo bintu bikubaho, n'ubundi bizakomeza. Ugomba rero kumenya yuko indwara ikomeye kandi ibabaza kuruta izindi ari ukutamenya uburyo wakwivuza. Kwivura bigomba kuba bishingiye ku kubanza gukosora amakosa menshi cyane. Dore intambwe ya mbere wakora kugira ngo ukosore amakosa. Iya mbere, banza umenye icyateye indwara, kuko nta ndwara itagira impamvu. Ibaze wowe ubwawe, icyo dushobora kwita ngo reason with yourself. Wimenye wowe ubwawe. Icyo ni ikintu gikomeye. Mbese koko mbere yo kurwara nari imeze gute? Imirire yanjye yari imeze ite? Mbese nkora imyitozo ngororamubiri? Mbese nywa amazi ahagije? Ariko nota akazuba ka mu gitondo nako ku mugoroba? Ibyangiza ubuzima ndabyirinda? Mbese mpumeka umwuka mwiza kandi uhagije aho nkorera naho ndara? Ariko nduhuka bingana iki? Umutima wanjye ufitanye amahoro n'Imana kuri ubu? Ibyo ni ibisubizo ugomba gushaka. Ibyo ni ibibazo ugomba gushakira igisubizo. Noneho intambwe ya kabiri, niba hari impamvu ubonye yaguteye indwara, nubwo yaba imwe gusa, ukwiye kwicuza iryo futi kandi ukaryihana ubikuye ku mutima, ukarisabira Imana imbabazi. Kubera icyo ugomba gusaba Imana imbabazi? Kuko ariyo ikiza indwara zawe, kandi wishe amategeko y'Imana urarwara. None rero mbere y'uko uyisaba ngo igukize, banza uyisaba imbabazi ko imashini yayo wayikoresheje nabi. Ibyanditswe byera bivuga ngo iki? Ibyanditswe byera mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, igice cya 3 umurongo wa 16 baravuga ngo, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Rero iyo urwo rusengero rufashe nabi cyangwa urukoresheje nabi, byanze bikunze bikugiraho ingaruka. Ugomba kuzirikana neza yuko Imana ubwayo ariyo yashyizeho iyo mashini, kandi iyo mashini niyo igomba no kuyigenzura. Zirikana ko uzabazwa ibintu byose ukora kandi ushyira mu mubiri wawe. Rero ndagira ngo nkubwire neza yuko numara gusabira Imana imbabazi ko wakosheje, ugasabira Imana imbabazi amafuti yose wagendeyemo, nuyisaba kugukiza, Imana izagukiza rwose. Icyo ndakikwijeje. Intambwe ya gatatu, ugomba kuzirikana yuko ibyateye indwara byose bigomba gukurwaho, kandi ugomba kugerageza ukumva yuko ubikorana kwizera. Kuraho ibyateye indwara binyuze mu kureka cyangwa gukora icyo umutima wawe ukurega. Ibyo bizaba umuti ukomeye cyane. Niwikosora ukabikuraho kandi ugashyira no mu bikorwa ibyo usabwa, ibyo bizakubera umuti. Intambwe ya 4, koresha ubuvuzi Imana yagutegetse kandi ubikorane kwizera. Ari nabyo bitujyana ku ntambwe ya 4 cyangwa se ikintu cya 4 dusabwa kugira ngo indwara ikire vuba, aricyo guhitamo ubuvuzi bukwiriye. Buriya abantu benshi bivuza nabi. Abantu benshi bivuza nabi. Umuntu yumva afite ukuntu ababara akajya muri farumasi, ati ko ndwara ibi n'ibi, nta muti waba ufite ubivura. Ririya duka ricuruza imiti, ndakubwiza ukuri yuko utazariburiramo umuti. Ariko kugira ngo ubone umuti uhuje n'ikibazo cyawe bizaba bigoye. Ni byiza guhitamo ubuvuzi bukwiriye. Ubwo buvuzi rero ugomba kubushakira ahantu nyine hakwiriye. Shaka umuganga, mutekerereze ikibazo cyawe, musaba inama, nagusuzume, indwara imenyekane, none haba ari we ukwandikira imiti. Ibyo bizagufasha, kuko nukomeza kujya wowe ubwawe wihindura umuganga w'ibyo udasobanukiwe, iyi mashini uzayangiza kandi uzabibazwa. Imiti nyakuri Imana yaduhereye ubuntu, duhora twigisha dusubiramo buri gihe,
ndagira ngo nkubwire yuko Imana yayiduhereye ubuntu, umwuka mwiza, umucyo w'izuba, kwirinda, ikiruhuko, imyitozo ngororamubiri, imirire iboneye, gukoresha amazi meza, kwiringira ubushobozi bw'Imana udakebakeba, isuku no kubaho ufite umutima utagucira urubanza. Iyo niyo miti nyakuri. Ukwiriye kuzirikana ko iyo miti uyikeneye, nuyikoresha izakubera umuti koko. Babaganga uzabonana nabo bazagusuzuma, bazaguha imiti, ariko uzirikana ngo iyi niyo miti nyakuri. Kandi ibi ndabikubwira mbiguhamiriza, buri muntu akeneye kuzirikana iki kintu. Kugira ngo umenye ubuvuzi nyakuri aho wabubona, nabyo bisaba ubushishozi. Saba Imana ikwereke uburyo ukwiriye kwivuza, isaba ikuyobore, kandi nubona uburyo bwo kwivuza wivuze ubishyizeho umutima. Benshi bivuza nabi igihe bumva borohewemo gake indwara zibababaza, uburibwe, ububabare n'ibindi, bakagarukira mu nzira batavuye uburwayi ngo bushireyo. Niba ushaka gukira indwara, ivuze neza kandi ubyiteho cyane. Uyu munsi wa none ushobora gusanga hari umuryango wasabitswe na malariya, wasabitswe n'inkorora, wasabitswe na za bronchite, wasabitswe n'ama-infection, kubera yuko banywa imiti bakumva borohewe bagahita barekera. Igihe kikagera indwara ikongera ikagaruka, iyo igarutse igarukana ubukana kubera ko cyagiye itagushizemo. Kandi abantu benshi bashobora kwisanga mu rupfu bitewe n'ubu buryo baba baragiye bavura nabi imibiri yabo. Niba udasobanukiwe kwivura, ntukivure, ntabwo bibaho. Nk'uko udashobora kujyana imodoka wowe ubwawe mu muhanda ngo uyitware uzi kuyitwara, ngo nipfa kandi wihe kuyikanika utari makanika. Ushaka umukanishi, ushaka umuntu ubizi akagusuzumira niba ari muri wiring, niba ari hehe, ubwo burwayi yamara kubumenya akakubwira ikibazo kandi mukagishakira igisubizo. Gisha inama kandi baza, ntabwo ukwiriye kujya wowe ubwawe ukora ibintu udasobanukiwe neza. Imana igufashe kandi kugirire neza. Ngusabiye gukira n'ubuzima bwiza, kandi ngushimiye ko ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Wari kumwe na Proficient Kayitare. Imana iguhe umugisha.